Showbiz News Rwanda. Yes, nizere ko mumeze neza. Umuhanzi w'icyamamare Jose Chameleone yashimiye Perezida Paul Kagame kubw'impinduka zigaragara mu Rwanda kandi avuga urukundo amukunda rudasanzwe. Umuhanzi w'icyamamare muri Afrika nkuko nabivuze witwa Jose Chameleone uri mu Rwanda aho yakoze igitaramo gikomeye muri Kigali Universe kuri wa gatandatu tariki 24 akaba aribwo yakoze kiriya gitaramo. Akaba rero nyuma yaho yashimiye byimazeyo Perezida Paul Kagame kubw'impinduka zifatika amaze kugeza ku banyarwanda n'igihugu cye muri rusange. Ese uremeranwa na Jose Chameleone? Ese kandi witwa nde? Igitekerezo cyawe udukurikira uherereye he? Yene twa Ferozini Showbiz News Rwanda, nizere kurakora subscribe kugira tuzashikwa umunsi ku munsi. Uyu muhanzi rero witegura gutaramira abanyarwanda nyuma y'imyaka 8 adakandagira mu Rwanda, kuri ubu ngubu uyesheje umuhigo. Avuga ko u Rwanda ari igihugu cyateye imbere ku buryo budasanzwe. Mu magambo yagize ati, reba iki gihugu cyanyuma ni cyiza cyane, u Rwanda ruri gutera imbere cyane kandi ni ibintu byiza cyane. Jose Chameleone yashimangiye ko atari iby'iterambere gusa bimutangaje, ahubwo ko n'imico y'abanyarwanda yose yamuteye ishema. Mu magambo yagize ati, abanyarwanda ni abantu beza cyane, icyo mbakunda cyane nuko batabeshya n'abantu bavuga ukuri. Kandi nanone muri ubwo buryo turi ku buryo uyu nguyu Jose Chameleone yageze ku kibuga cy'indege. Ndaje mbabwira uburyo yahageze ku kibuga cy'indege mu buryo bwatunguye abantu, arakaye cyane ku buryo nta muntu n'umwe yashaka kuvugisha, yaba bamwakiriye. Icyo ashaka no kwinjira mu modoka ye agahita yigenda. Ariko kandi mbere yuko tugera kuri ibyo, hari ikiganiro yagiranye na televiziyo Rwanda mbere yuko yakoreze kiriya gitaramo yamaze gukora tayari already. Uze no kutubwira ngo igitaramo wakibonye ute, wabonye cyaragenze gute, kandi nimba utarakibonye wareba video zacu zabanje kugira ngo urebe uburyo icyo gitaramo cyari kimeze. Uyu ngo Jose Chameleone rero yagaragaje ko ashimira Perezida Paul Kagame ku bikorwa bikomeye amaze kugeraho birimo iterambere ry'imijyi, umutekano n'imiyoborere myiza. Mu magambo yagize ati, njyewe ubwanjye ndagukunda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Imana ikomeze kugirira neza. Yongeyeho ko yamuhaye umugisha mu buryo bwihariye, amusabira ishya n'ihirwe muri manda y'imyaka 5 aherutse gutorerwa nk'uko byemejwe kwa 15 Nyakanga 2024. Yemeje ko nubwo atabivuze ari mu Rwanda gusa, yabinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze ashimira ubuyobozi bw'u Rwanda. Uyu nguyu Jose Chameleone rero yagarutse i Kigali nyuma y'imyaka 8. Jose Chameleone yageze i Kigali ku wa 4 tariki 23 Gicurasi 2025 aherekejwe na Teta Sandra wabyaranye na mugenzi we Weasel, basanzwe bafitanye umubano ukomeye cyane. Yatangaje ko imyaka 8 yari ishize adataramira mu Rwanda yatewe n'impamvu zitandukanye zirimo uburwayi bukomeye bwamubayeho n'izindi gahunda zitamworoheye. Ati, nararwaye bikomeye sinari kugaruka, ariko Imana yarakoze, kuri ubu ndongeye ndabasanga. Yavuze ko rero kuba amaze imyaka 25 mu muziki bisobanura urugendo rurerure rw'ibihe bikomeye n'ibyiza, ariko by'umwihariko bishingiye ku kuba Imana yaramubaye hafi. Yanashimangiye ko kandi nubwo yakoze cyane mu muziki we ku giti cye, atigeze yibagirwa bagenzi be kuko yaharaniraga kuzamura abandi bahanzi nabo bakagira aho bigeze. Mu magambo yagize ati, umuziki si ibintu umuntu yikorera gusa, naharaniye ko natwe abahanzi tuvana abandi hasi, cyangwa se abahanzi bakuru bavana abandi hasi. Niyo mpamvu rero urugendo rwanjye nta rwitirira nyine. Iki gitaramo rero Jose Chameleone ni igitaramo cyari cyateguwe nk'imwe mu ngeri zo guhuriza hamwe abakunzi b'umuziki wo mu karere nk'umwanya wihariye ku banyarwanda n'inshuti z'u Rwanda wo kongera kwakira umuhanzi ubafiteho amateka akomeye. Jose Chameleone yavuze ko akunda Perezida Paul Kagame ndetse ashima imiyoborere mye. Ese wari uzi ko uyu ngo Jose Chameleone afite inkomoko mu Rwanda? Wari uzi ko yabaye mu Rwanda kandi igihe kinini? Yongeye kugira abahanzi rero inama, arababwira ati, rero kuba muva mu muziki ntabwo wava mu muziki ukunze. Nyuma rero yo kugera mu Rwanda aho yataramiye, Jose Chameleone yavuze ko abantu benshi bava mu muziki atari ukubera kubananiye, ahubwo ntabwo baba bakunda ibyo bakora. Uremeranwa na Jose Chameleone ko kubona abahanzi bamwe na bamwe bava mu muziki ari uko baba badakunda ibyo bakora cyangwa se ari indi mpamvu.
Ibi rero yabivuze mu kiganiro Versus gitambuka kuri RTV, yabivuze ubwo yabazwaga ku rugendo rw'umuziki n'ikintu cyatumye akomeza gukora umuziki mu bihe bitoroshye. Kuri ubu akaba afatwa nk'umunyabigwi wa mbere muri Afurika y'Uburasirazuba, cyane ko ubwo Diamond Platnumz aherutse muri Uganda yabyivugiye ko amufata nk'uwa mbere muri Afurika y'Uburasirazuba. Jose Chameleone rero yavuze ko mu gutangira aribwo yahuye n'imbogamizi cyane zo gukora umuziki, ariko uko yagiye ahanyanyaza kubaka izina gake gake yagiye birushaho gukomera kumworohereza ndetse no gukora umuziki. Magambo yagize ati imbogamizi zikomeye nahuye nazo mu muziki ni intangiro yawo. Iyo navuga ngo nitwa Jose Chameleone nta muntu wabagurizi kugira ngo bamenye iryo zina bisaba gukora indirimbo zigakundwa, gukora iyo bwabaga kwiyuha kuya, gukora ubwo bugengereho ngo havemo indirimbo ikunzwe na benshi nibyo bibazo bikomeye kubona hit. Yavuze ko kandi ku myaka 25 amaze mu muziki yaranzwe no guhanga udushya, kwigira icyizere, kuko kuba afite impano n'abandi barayifite, ahubwo uburyo bwo kwibyaza umusaruro akaba ari bwo atandukaniyeho n'abandi. Mu myaka 25 we ayisobanura nko guhanga udushya, kwigira icyizere, kuko impano iri ahantu hose. Rero yavuze ko tuba mu masosiyete afite abantu babaca intege, yagiye ahura n'abantu bamuca intege kenshi cyane, bamubwira ko ibyo akora bikora nabi, ariko we ngo yabikoraga mu buryo bwe, akaba yarumvaga uburyo yabikoragamo ari bwo buryo bwanyabwo bwo gukora ibintu. Mu magambo yavuze kandi ko iyo umuntu aje aririmba kugira ngo ashimishe abandi abura wa mwihariko we, ariko we ntabwo yigeze abikora ngo ashimishe abantu, ahubwo niyo mpamvu wumva ijwi rya Chameleone ari ryarindi kandi arabizi ko nyine abantu barikunda, abantu baramukunda kandi abashimira impamvu bamukunda, akaba atazi n'impamvu banamukunda. Anyway, uyu nguyu rero asobanura impamvu atigeze areka umuziki muri ibi bihe bitoroshye anyuragamo. Jose Chameleone yavuze ko na Bibiliya isaba abantu kuririmba kugira ngo bishime, nawe rero akaba yarabikoreraga kwishima atagamije gushimisha abantu. Bibiliya rero irabivuga iti ririmba kugira ngo wishime. Kuri nge rero kuri Chameleone aririmba kubera impamvu nyinshi, arimba kugira ngo yishime, hanyuma kandi n'abantu nabo bagahita bishima, ariko mbere abagamije kugira ngo we yishime. Nta mafaranga yariyo yose wamuha kugira ngo arekeraho kuri rimbo. Ni Jose Chameleone nyuma y'uko rero aheruka gutaramira i Kigali mu mwaka wa 2018. Jose Chameleone kuri ubu yongeye ataramira mu Rwanda mu gitaramo cyabereye muri Kigali Universe kuri 25 Gicurasi 2025. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo Jose Chameleone muri iki gitaramo yaganiriye n'itangazamakuru mbere yuko kiba. Wari umunsi wa kabiri we mu Rwanda, asura Nyamirambo mu Marange, ahantu yavuze ko yabaye, ndetse yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru, akaba yatunguranyemo n'umuhanzi Rafiki, nawe akaba yarari muri iki gitaramo. Ni ikiganiro cyabereye muri Kigali Universe, aho n'ubundi iki gitaramo kizabera ku munsi w'ejo, ndetse kandi cyanabereye kuri uyu munsi ku munsi wa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Aganira n'itangazamakuru, Jose Chameleone rero yavuze ko iki gitaramo yakoreye i Kigali cyari gifite intego eshatu: kwishimira ko akiri muzima first of all, secondary kwishimira ko aheruka kuzuza imyaka 47 birthday celebration, ndetse kandi kwishimira umuziki wa Afrika. Kubera rero izo mpamvu zose avuga ko zikomeye, Jose Chameleone yavuze ko yazanye band yo kugira ngo izamufashe gutanga ibyishimo ku bafana be bari bamukumbuye nyuma y'imyaka igera ku 8 adataramira mu Rwanda. Jose Chameleone yongeye gushimira u Rwanda kubwo gushyira imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo by'umwihariko by'imyidagaduro. Ati ndashimira leta y'u Rwanda kubwo kubaka ibikorwa remezo by'akataraboneka nk'ibi ngibi. Rafiki rero watunguranye azana na Jose Chameleone, akaba ari umwe mu baririmbye muri iki gitaramo, baririmbana n'umunyabigwi muri iki cyumweru gishize. Yavuze ko kandi Jose Chameleone ari mwarimu we, bityo avuga ko gutaramana nawe ari amahirwe adasanzwe yagize kuko niwe mufana we wa mbere. Ubwo yavugaga rero ku ndirimbo akunda cyane, Jose Chameleone yavuze ko bibaye ngombwa ko aririmba indirimbo imwe mu buzima bwe bwose, arimba Mamma Mia.
Mamma Mia. Ndakeka niyo kuko ari indirimbo yamufunguriye inzira ndetse akaba ari nayo yagize uruhare mu kwamamara kwe kwa Jose Chameleone. Avuga ko kandi imbogamizi zikomeye yagize mu buzima bwe bw'umuziki ari ukumenya uko yitwara nyuma yo kuba icyamamare abantu bose bamaze kumumenya. Mbere yo kujyana ikiganiro n'itangazamakuru, Jose Chameleone yabanje gusura Nyamirambo aho yabaye igihe kirekire aza yirahira uburyo hateye imbere ndetse n'imihanda myiza ihari kuko aheruka hari umuhanda umwe. Jose Chameleone rero yafashe amafoto namwe mu bamubonye mu marange ndetse harimo n'umusaza umwe yemereye itike we n'umugore we nyuma yuko avuze ko ijuru rye ari ukubona Jose Chameleone aririmba amaso ku maso. Nkivuga ibingibi kandi uwo bita Diamond Platnumz ndetse na The Ben bo nabo bakoreye igitaramo intungame, igitaramo cyagenze neza cyane. Diamond Platnumz wo wahisemo kwifashisha The Ben yahisemo kumutumira nyine nawe kugira ngo azi amufashe muri icyo gitaramo. Rero bakaba banagikoze anyway kikaba cyanagenze neza, ibintu byo kwishimirwa. Bruce Melody nawe akaba yataramiriye mu Rwanda muri bar muri Beka Arena aho hari kubera imikino nyine ya bar ya basketball, aho ikipe ya APR yatsinze umukino wayo wa kane nyuma yo gutsindwa imikino 3 yikurikiranije. Ikaba yatsinze rero Nairobi Basketball yo muri Kenya, n'ubundi ni ikipe yo muri Kenya yitwa Nairobi. Hanyuma APR ikaba yayitsinze gahita inabona itike yo gukomeza, ariko kandi ikaba yayitsinze ku buryo butunguranye cyane kubera ko habuze gato kugira ngo n'ubundi yongere itsindwe nkuko yari imaze iminsi iri kugenda itsindwa. Bruce Melody nawe yataramiye abari bitabiriye uyu mukino, byagenze neza cyane. Nawe wakomeje kuvugwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uburyo yagaragaye kuri stage, bavuga yuko yashishuye kandi bavuga yuko ngo atari byiza cyane. Ariko nimba warebye ari amafoto ya Bruce Melody uze no kutubwira muri comment anyway, kubera ko iriya nkuru twarayikoze. Nimba mutanayibonye turongera dukore n'indi tuvuge ku buryo bimeze, ariko nyine nakubwira ngo shout twore subscribe kugeza zacikwa ikiganiro cyo nakagaruka buri munsi. It's about trending news, it's about amakuru abagezweho haba mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi muri rusange. Netwe Ferrezi ndabakora cyane. Showbiz News Rwanda.